yagiye kumva yumva telefone irasonnye, akiyitaba yumva umuhamagaye ari kurira cyane. Yaramubaje tubaye iki kumuhamagaye urira, wari umuhamagaye akomeza kurira boroga buri icyo amubwira. Ahita amukupa aravuga ati wasanga atazi ko namufashe cyangwa akaba amuhamagaye yibeshya atabishakaga. Yaribajije ati ariko se yagize ikihe kibazo? Kelenia twavuganye mu gitondo ameze neza, none amuhamagaye ari kurira. Ariko harubanza nkoze ikosa nkamukupa, reka nongere muhamagare. Dative yahamagaye Kelenia ariko bihurana nuko nawe yaramuhamagaye rezo zibanye ntihagira n'imwe icamo. Dative yahise avuga ati ubwo koko yari yibeshye. Namarezo se cyangwa ubwo yahise akuraho telefone amaze kubona ko namufashe ari kurira. Buriya wasanga yari ari kurira igahamagara atabizi nkamufata. Namukupa akabona ko namwumvaga agahita agira isoni, nyine ubwo agahita akupa. Nanjye bimbaho, ejo bundi nisanze maze iminota 8 umuntu yamfashe ntazi ko namuhamagaye. Nekereje ko yumvise ibyo nari ndi kwiririmbisha mpita ngira isoni ndamukupa. Yongeye kumpamagara nabwo sinamufata. Wasanga na Kelenia ariko bigenze ikaba yihamagaye. Niko zataci zimera, buriya yari iri mu mufuka kozaho urutoki atabizi. Dative yakomeje uturimo twe gahoro gahoro ariko anibaza icyo Kelenia yabaye gitumye amuhamagara rira ntagire ijambo avuga. Yaribazaga ati bwo se yaba ampamagaye atabishaka, yaba ari no kurira atabishaka. Nyamara afite ikibazo ahari, nuko amarira amubanye menshi akananirwa kuvuga. Muri uwo mwanya telefone yarongeye irasona nabwo ari Kelenia umuhamagaye. Yaramufashe ariko Kelenia kuvuga biramunanira. Yavugaga arira sepfura, yajya kuvuga izina Dativa bikamunanira akavuga ati Dativa akongera akarira. Noneho yarahogoye arira cyane mu ijwi riranguriye avuga ataragiye Dativa we. Kuvuga irindi jambo byaramunaniye, noneho Dative yanga gukupa aramubwira ati rira nurangiza kurira urambwira. Kelenia yararize noneho nawe akupa telefone nta jambo avuze. Dative yumvise bimukozaho cyane abyegereza umutima atangira kuba baratazi neza impamvu. Agahinda karamwica nawe atangira kurira avuga ati uko Kelenia yabaye iki? Kari ubwa mbere ampamagaye arira. Yari ari gusoroma imboga zo guteka, uwo mwanya ahita bihagarika, hanyuma ajya mu rugo afata intebe aricara. Yicaye yaravuze ati reka ntongere ngerageze muhamagare, wenda ngo bashobora kumvugisha. Yaramuhamagaye ariko telefone irirangiza. Yabikoze kenshi ariko yanga kuyifata. Dative yumvise bimucanda atangira gutekereza ku bandi bantu yahamagara bari hafi ya Kelenia akababaza icyabaye. Yahamagaye bakuru be ntibafata telefone, ahamagara nyina ntiyayifata, ahamagara abasaza be ntibayifata, ahamagaye se nawe ntiyayifata. Noneho imitsi yatangiye kubyimba, amaraso arashyuha, umutima utera vuba cyane, icyo yagitangira kumanuka. Yaravuze ati habaye iki gitumye abantu bose batabasha gufata telefone. Yabuze icyo gukora atangira kuvuga ati noneho reka ngerageze nitegure nambare neza, ntege imodoka njye iwabo wa Kelenia ndebe ikibazo cyahabaye. Ibyo kuba yari ari gushaka imboga zo guteka yabishyize hasi, asuka amazi mu ibase, agiye kuyajyana muri douche ngo yoge vuba ajye kureba ikibaye kwa Kelenia, by'umwihariko ikibaye kuri Kelenia wamuhamagaraga arira ntagire ijambo avuga. Uretse aragiye byonyine yumvise nabwo ntamenye ibyo ari byo. Telefone yirongera irasona, atereka amazi hasi asanga ari Kelenia nanone umuhamagaye bwa gatatu. Yaramwitabye ati Kelenia, habaye iki ukomeje kurira untera ubwoba? Habaye iki kiri gutuma urira ubudahora? Kelenia yafunze umwuka yihagararaho mu kiniga cyinshi kandi adedemanga abwira Dative ati Munezero arapfuye. Dative yashigukiye hejuru ati vuze ngo iki Kelenia? Nizere ko ibyo uvuze bitari byo. Kelenia yaramubwiye ati tebuka ahubwo ubu yamaze gushiramo umwuka bamujyanye ku bitaro. Ibyo bitaro bari bajyanyeho uwo mwana byari byo mu gace ko kwa Kelenia. Dative yagize serera ahita agwa hejuru ya base y'amazi amumenekaho atangira kurira avuga ati oya Munezero we ntiwapfa rwose, oya ntiwapfa, niwe mfura yanjye Muneze, oya we ahari ndi kurota si gusa. Kelenia yahise akupa. Yarongera amuhamagaye Dative n'agahinda kenshi ahita amubaza ati none se Kelenia kuko umwana wanjye arapfuye? Kelenia nawe ababaye ati arapfuye wa mubyeyi we. Dative ati sha urabimbwiye mpita ngwa hejuru y'ibase y'amazi amenekaho na n'ubu sindabyumva. Munezero wanjye ko karapfuye? Basi mbwira yaramaze iminsi arwaye se cyangwa baramuroze? Kelenia yamusobanurira agira ati ntibyoroshye Dati, ni ukuri ntibyoroshye pe. Ubwo nyine hari mu gitondo urabona ko ari mu mpera z'icyumweru abana batagiye ku ishuri. Rero Munezero n'abandi bana bazindukiye mu mikino yabo iyo ya saa n'indi ntazi, nuko batangira kwihishana. Iwacu hari umugabo wacukuye umusarani muremure cyane nka metero 15, hari ubanza zinarenga, uretse ko atari yakawubatse. Hejuru ashasheho imbaho ariko nyine hasigara akanya umuntu ashobora kwinjiramo ku ruhande kuko imbaho zafashe hejuru kandi nawe urabyumva umwobo nturinganiye neza. Aho hasigaye akanya imbaho zigafata hejuru nahagana hepfo. Mu gihe bari bagikomeje kwihishanya na Munezero yagezweho, noneho abonye ka kenge ahita yishamo yibwira ko ari akuba gato cyane wenda gafite nk'igice cya metero. Ubwo nawe urabyumva, Kelenia yararize na Dative ararira, bose baririra kuri telefone. Ibyo Kelenia yaragiye gukurikizaho byarumvikanaga kuko Munezero akimara kwinjiramo yahise ahanuka muri wa mwobo wari ufite metero zirenga 15 z'uburebure amanukamo hasi neza neza. Kelenia n'ikiniga cyinshi yakomeje gusobanurira Dative nawe wari uri kurira, aramubwira ati abandi bana bakomeje gushakisha Munezero baramushaka baramubura burundu.
Bagize uwo baramuhamagara ngo niyigaragaze, baratsinzwe ariko Munezero ntiyigaragaza. Umwe muri bo bari mu ikipe imwe yo kwihisha ahise avuga ati namubonye amanuka hariya yihisha munsi ya ziriya mbaho. Abandi bana bagize ubwoba, barebyemo babona ari umwobo muremure cyane wijimye utabasha no kureba hasi. Bahamagaye Munezero bari hejuru ariko Munezero ntiyasubiza, bakomeza guhamagara ntiyasubiza. Nibwo nyiri uwo mwobo nyine wawucukuye ashaka kuzawubaka umusarani yaje yiruka kurura abo bana arababwira ati mwabana mwe muri gukora iki hano? Nimubona ko uyu mwobo ari muremure cyane? Abana bamusubije bati nyine twari turi gukina saye none Munezero yihishemo yanga kugaruka, turi kumuhamagara ntiyitabe, twanarungurukamo tukamubura kandi uyu muhungu yatubwiye ko yihishemo amureba. Uwo mugabo w'umukire wari waracukuye uwo mwobo agize ubwoba bwinshi, atangira kuvuga ururimi rutava mu kanwa, icyuya cyamurenze, abwira abo bana ati nimutahe tumukuremo. Nibwo rero yahamagaye abantu bose tugahurura, ngahita nguhamagara nkubwira ibyabaye nyine. Dative yaraturitse ararira, arangije kurira abwira Keleni ati nta kundi Keleni, reka nitegure nze musange kuri ibyo bitaro. Keleni akimara kumva ko Munezero aguye muri wa mwobo ataranamukuramo ngo abone ko yapfuye koko, yahise ahamagara mama we Dative afite ikiniga, yajya kuvuga bikamunanira. Igihe Dative yahamagaraga amanimero yose ntihagire umwitaba, bari bahururiye kuri uwo mwobo bari kugerageza kumukuramo. Gusa byari byabananiye, bari kwibaza ko baramukuramo. Bazanaga urwego uwo mukire akababwira ati rega nacukuye metero 15, uko mwagira kose nta rwego mwabona rwagerayo keretse muzanye rwa rundi rwa kizungu bagenda bongera. Dative yari yarabyaranye na musaza wa Keleniya ariko biba ngombwa ko batabana nk'umugabo n'umugore. Musaza wa Keleniya yari yarashatse undi mugore na Dative yarashatse undi mugabo. Munezero we yiberaga kwa nyirakuru, ni ukuvuga hose avuka, akaba ariho yararwaye agwaga mu mwobo. Nyirakuru akimara kubona ko umwuzukuru waguye mu mwobo, Keleniya n'abandi bavukana baba bakuru be n'abasaza be nabo barebye ukuntu bahereye kare bagerageza gukuramo uwo mwana. Batangira gutunganya wa mugabo w'umukire bamubaza bati kuki ubundi wacukuye umwobo wa mugabo we? Washakaga ko abana bacu bagwamo? Ibi bintu ntabwo bipfuye kubaho gutya gusa. Kuki se hataguyemo undi mwana akagwamo Umunezero wacu? Uwo mugabo yarabatakambiye ibyo kuba yari umukire bose bubaha bishyira hasi, arapfukama basaba imbabazi, ababwira ijambo ryatumye basa n'abagabanyije uburakari, kuko bose bari barekeye gushaka uko bakura umwana mu mwobo, bari gusakuriza uwo mukire gusa. Kandi uko batindaga niko n'amahirwe yo kuba yakurwamo wenda ari muzima akaba yajyanwa ku bitaro yarushagaho kugabanuka. Yarababwiye ati muri gukomeza gusakuza mwibaza impamvu nacukuye umwobo ureshya utya, mukirengagiza ko n'uwa metero 2 nabwo umuntu awuguyemo bitamugwa amahoro. Bahise basakuza bati nibe nawe umuntu yamumurikamo itoroshi akarebamo hasi wenda akabona n'aharambika urwego. Yarababwiye ati ibyo nibyo birumvikana rwose kandi nanjye sinabihakanye, ariko hari uburyo bwinshi twakoresha buruta gukoresha urwego, kuko n'urwa metero 15 nubwo rwaboneka nk'uko muri kubivuga rushobora kugeramo hasi wenda rukamukomeretsa kuko tutari kurebamo neza. Ahubwo nihagira umuntu umanukamo hasi, amanukana imigozi miremire amuhambire neza, twese tumuzamure tumukuremo nawe aze kongera kurira. Murabona ko hano hantu hatari hagari cyane, umuntu ateye akaguru kamwe hano akandi kagatera hariya yageramo hasi. Bose bateye hejuru bati se wamanutse ko ari wowe wawucukuye? Umwe mu basore bavukana na se wa Munezero yahise avuga ati iyo nta mutugiriye niyo, ariko zana umwe mu bawugucukuriye ari ujyamo, ndabizi n'abantu bawucukuye si imashini. Baramwishimiye bumva igitekerezo azanye aricyo. Uwo mukire yahise ahamagara kuri telefoni, ariko nimero yose yahamagaraga ntiyacagamo. Abawucukuye babaga bafite ibiraka byinshi byo gucukura imyobo nk'iyo, bayicukurira abantu batandukanye, kandi akenshi bajyanagamo telefoni kugira ngo bazikoreshe bamurikamo hasi nihatangira kuzamo umwijima. Aho hantu rero mu mwobo konegisiyo za telefoni ntizipfa kugerayo, niyo mpamvu bahamagaraga zikabura amarezo, kandi niko n'abantu benshi bari bakomeje gushungera bahuriye ari isoko n'amaduka. Muri abo bantu bari bahuruye hari harimo umusore wiyizeraga mu kuba yakora ibintu byose, bamwita Rasta muri ako gace. Rasta yabaririje amakuru y'icyabaye, kuko nubwo abantu bari bashungereye ari benshi, ariko bose ntibari bakamenye neza icyabaye. Bari benshi cyane, ab'inyuma batabasha kubona ab'imbere kubera ubwinshi bwabo. Abantu baraho badafite amakuru babaga bari kubyigana ngo begere imbere babaza bari uko byagenze, bajujura babaza abandi bati habaye iki. Rasta yegereye umwe wo mu muryango wa hafi wa Keleni yaramubaza ati none se bimeze bite? Yaramubwiye ati wa mwana wo muri karitsiye witwa Munezero yaguye muri uwo mwobo wa metero zirenga 15, none habuze uko bamukuramo kuko urwego rwose bari gushyiramo rutari kugera hasi. Bari bari kwigira inama yo gufata imigozi bakayimanuramo hasi, umwe muri bakamanuka hasi akamuzirika abandi bakamuzamura, ariko nabwo habuze ubikora. Rero ataragira irindi jambo avuga, Rasta yahise amuca mu ijambo aravuga ati mani mwihangane rwose, story yose ndayumvise arababaje, ariko se ubwo umuntu yapfa kugiramo ubuntu nubwo ari ugutabara? Ngire niba baragira uko bangenza amanukemo njye nta birenze nanamuzamuramo pe. Uwo mukobwa yaramubwiye ati ngiye kubabwira ko habonetse umuntu wamukuramo adakoresheje urwego cyangwa iyo migozi, noneho baguha inzira. Rasta yahise amubwira ati mwana ubwo ko kugira ngo iyo migozi ntiyanamwangiza, reka nishakire inzira, wowe wikwigora usakuza n'ubundi ijwi ryawe nirito hari igihe ritanagera imbere.
Rasta yahise asunika abantu agenda asakuza ati yewe muri ko umwana mubakuriremo. Bose barabyumvise batangira kwegera hirya abona hanyura, ageze iruhande rwa wa mwobo wa mukire nawo mu muryango wa Kelly baramubaza bati koko si uyu mwana wamukuramo? Rasta ati ndabizi hano mukeneye ubufasha bw'umuntu ufite umutima, ariko murabizi ko ushobora kumanuka mugasanga harimo ikiyoka kinini kikaba cyamuriye. Imyobo nk'iyi ntiyaburamo inzoka, ibikeri cyangwa ibindi bikoko byakwangiza umuntu. Rero ushobora kujyamo nawe ukaba wagiriramo ibyago, cyane ko ushobora no kwiha gukandagira hirya no hino ukaba wanyerera nawe ukagwamo mugapfa muri babiri. Rero nimuteranye amafaranga atubutse murebe ko ntamukuramo. Uwo mukire nabara bumvise ibyo Rasta avuze byo kuba hashobora kuba harimo inzoka bashya ubwoba, baratangira baravuga bati ibyo uvuze nibyo, kujyamo ni nko kwiyahura kandi ko kurebye nabi wagwamo nawe. Rasta yarababajije ati none se kakavuyo kabaye kenshi, mushaka ko uyu mwana aheramo burundu? Munezero ndamuzi, yari inshuti yanjye twahuraga kansuhuza. Umwana nka Munezero w'imyaka 13 murumva ko niba yaguyemo atakomeretse cyane. Ahubwo mushimira Imana ninsanga atabanje umutwe kuko nako kizere ke mufite kuko yaba akiri muzima karahita gashira. Nyiri umwo yaramubajije ati ariko Rasta uburi kumva nabura amafaranga yo kuguhemba mukuyemo, vuga yo ushaka ahubwo ngo ukubire kabiri. Rasta yaravuze ati reka ndeke kubagora manukemo, ariko nimubona nkomeje gutinda cyane mu manukemo murebe hari igihe naba namukurikiye da. Rasta yakuyemo igishati yari yambaye asigarana isengeri, azirika agatambaro ku mutwe ahambiraho telefoni yaka cyane y'amatushi, amanuka amaso akandagira ku mpande hirya no hino nko mu minota 10 yari agezemo hazi. Yagezemo asanga Munezero yabanje ikibuno ku bw'amahirwe atabanje umutwe nk'uko babitekerezaga. Yahise amufata amushyira ku bitugu amuzamura hejuru amufatishije ukuboko kumwe, akandi kari gufata ku mpande z'umwobo nyine ngo abone uko azamuka. Nubwo Munezero yari afite imyaka igera muri 13 ariko ntiyari afite ibiro byinshi. Karagahungu gafite umubiri uringaniye kadafite ibiro byinshi ku buryo kari kunanira Rasta wari waramenyereye ibiraka byo kwikorera imizigo iremereye ayipakurura mu modoka z'abakire cyangwa yipakiramo. Yamuzamuye gahoro azamuka anyerera ariko akihagararaho ku bw'amahirwe agera muri 1/2. Yazamutseho gato akaguru kamwe gakandagiye karanyerera, umutima umuvamo ajya kumanukanamo na Munezero, akaboko kari gafashe Munezero kamuvaho ahita atega akaboko kamwe hirya n'akandi hino, ku bw'amahirwe Munezero aguma ku bitugu. Yari yapfuye ku buryo aho yabaga aryamye ku bitugu bya Rasta ariho yagumye. Rasta yamaze nk'iminota 3 ashaka uko yakongera gukoza ibirenge ku mpande, ariko akomeza no kumva imbaraga ziri kumushiramo. Yatangiye kwambaza Imana nubwo gusenga bitari ibintu bye, yatangira kuyivuga mu mazina Uwiteka, Uhoraho, Yehova, Nyagasani, Allah, ushobora byose, Mana uko witwa kose ntabara n'uwo ndi kubwira, sindi kubwira Bayali na za Shitoreti, sinzi niba ndagusenga nk'abarokore cyangwa abagatolika cyangwa abasilamu, ariko tabara ubuzima bwanjye n'ubw'uyu mwana. Yarangije kwambaza Imana arasakuza cyane ngo bamutabare, ageze aho yibuka ko ijwi ritagera hejuru kandi nubwo ryagera atabasha gutabarwa. Yatangiye gutekereza ko agiye gupfa azize kwiha gutabara uwo mwana wari wamaze gupfa n'ubundi. Rasta yagize amahirwe akandagira akaguru ka mbere yumva hakomeye, azamura kandi arakandagira naho yumva hakomeye, ariruhutsa abanza gushimira Imana aravuga ati Imana iyo utantabara mba mpfuye. Yazamukanye Munezero wagaragaraga nk'uwapfuye kuko atari ari guhumeka, nuko azamuka atekereza ati ubu rwose mba mpfuye, ariko se ko ndi kuvuga ngo mpfuye ubundi nari nagera hejuru, wasanga n'ubundi ntaragerayo. Noneho bambeshye ngo ni metero 15 ariko ndabona wagira ngo ni nka 35. Ubu nta masaha 3 ashize manutsera, uyu mugabo agomba kumpemba kubye gatatu. Noneho nakoze sinamubwira ibiciro kuko nari kumubwira make ntazi ko ndanyerera nkajya gusubira hasi we. Rasta yari umusore muri ako gace akora ibiraka bitandukanye, yari afite umukobwa akunda cyane agatekereza ati uwo mpfuye akazatwarwa n'abandi, noneho ngapfa ntanabyaye. Akigera hejuru agize ngo havutse ibindi bibazo. Abantu bose bari bahiye ubwoba bacecetse nta n'umwe uri kuvuga, bazi ko na Rasta yapfiriyemo cyangwa akaba yasanzemo inzoka nk'uko babitekerezaga, wenda ikaba yise muruma ntabone uko azamuka. Abantu bose yari habuze n'umwe wo kumanuka ngo arebe niba koko akiri muzima. Baravugaga bataho kugira ngo abantu bose bashiriremo, dore ko na Rasta yagiyemo ntagaruke, mureke duhamagare inzego z'umutekano zize zidufasha. Gusa wa mukiriya ati hejuru arababwira ati mureke dutegereze indi minota nka 30, n'abataravamo turahamagara kuri polisi tubabwira uko bimeze, ariko mubikoze none hamwaba mwihuse. Barabyemeye baraceceka ntihagira n'uwongera kuvuga, yewe n'abana bari bahiye ubwoba, abakuru bari gutetera, abo mu muryango wa Munezero bari kuririra ku mutima badashoboye gusohora ijwi. Bamwe bari batangiye kwiryamira mu twatsi twari hejuru aho abandi bicaye hasi, abahagaze ari bake ariko nabo bacecetse. Rasta yahingutse hejuru, bose bahita bashigukira icyarimwe, abari bari hafi y'umwobo bahita bafata Munezero ari ku bitugu bye. Rasta nawe bamufata ukuboko amugeza hejuru, ahita aryama hasi ntiyongera kuvuga. Yari yananiwe cyane yumva nta jambo ashoboye kuvuga, yahise asinzira, ari nako abandi bahamagara ambilansi ngo umwana bamugeze ku bitaro. Umwana bamugejeje mu bitaro bavuga bati nta muntu wapfa muri ubu buryo ngo atagera kwa muganga. Gusa babonaga umwana asa naho ari muzima, ariko nanone bakanga kubyemeza kuko bakoraga ku mazuru bakumva nta mwuka ari gusohora. Uretse ko batanabitindagaho, umwana byarigaragazaga ko atari muzima. Igitangaje nuko atari yakomeretse nk'umuntu wari wahanutse muri izo metero zose, yari yakubutseho gato atakomeretse bigaragara. Baravugaga batashobora kuba yaviriyemo imbere.
Rasta yasigaye aganiriza abari basigaye aho, ababwira uko byagenze ngo amukuremo, ababwira ukuntu mo hasi hateye ubwoba, ukuntu yanyereye nawe akajya gusubiramo hasi. Arangije ababwira ko umukire atarabona yamuca kuko yamubwiraga ko aramuca akayabo. Abari aho bamwise intwari kuko yarakoze ibyabananiye, nuko bose bavugira rimwe bati ayo umuca yose yaguhe rwose urayakwiriye. Ku rundi ruhande, Dative akimara kumva ko umwana wapfuye yahamagaye umugabo bamubyaranye babiganiraho gake, nawe aramwihanganisha nubwo nyine nawe yari akeneye kwihanganishwa nk'umugabo wapfushije umwana, amubwira ko ari mu nzira aza kumureba. Gusa nanone umugabo babyaranye umwana yahise abimenya mu ba mbere kuko Munezero yabaga iwabo, kandi Kerenia ntiyari kubura kubimumenyesha nk'uko yabimenyesheje Dative. Dative yakoranyije abaturanyi be bose bagera nko kuri 15, ava muri ako karere yari atuyemo, batega imodoka ibageza ku bitaro aho umwana w'imyaka 13 w'umuhungu witwaga Munezero yari ari, ariko agezeyo habuze gato ngo nawe apfe. Akigera mu bitaro yasize abandi bari bamuherekeje hanze, akinjira mu muryango ahita asakuza cyane avuga ati muntabare muntabare. Abaganga baje biruka kubera urusaku yari afite, abari bamuherekeje nabo bari bagihagaze hanze baza biruka baje kureba icyo abonye, nabo basubira inyuma biruka, abaganga birabacanga. Munezero bibwiraga ko yapfuye ngo baje gufata umurambo, yari avuye kwihagarika ahurira na mama we Dative mu nzira. Dative amubonye asakuza nk'ubonye umuzimu, atera hejuru atiyumvisha ko umwana wari muzima. Dative yaravuze ati umwana wanjye ndabizi yapfuye, tuje tuzanye no gufata umurambo we, none ni gute yabavuye kwihagarika nta n'umuntu umufasha ukuboko, nta n'igikomere mubonana? Abandi nabo bamwunganiraga bavuga bati bishoboka bite, gute bishoboka bite? Munezero yatangiye kurira, hamagara mama ati mama sinigeze mpfa ndi muzima. Abaganga baramubwiye bati Munezero humura, mama we yagize ubwoba, bamubeshye ko apfuye kandi uri muzima. Bakomeje babwira Dative bati mada humura umwana wawe ni muzima, yageze hano dusanga yaguye muri koma ariko atapfuye, hanyuma natwe tumwitaho uko dushoboye. Dative yahise asimbuka ahobera umwana we, amarira y'agahinda yaraje ari kurira ahinduka y'ibyishimo. Abari bazanye nawe nk'abaje bamufashe mu mugongo nabo batera impundu, ubwo ndavuga bari bakuzemo nyine, abandi bakoma mu mashyi barishima cyane. Abaganga bahise bababwira bati ahubwo umwana wanyu tugiye kumusezerera mugeze mu rugo kuko yakize n'imutaraga, ari gusimbuka namwe murabibona, wenda muzakomeza mumwiteho mumuhe imiti neza ariko nta kindi twamukorera. Byarabaye Munezero baramusezerera, aho gutaha kwa nyirakuru cyangwa kwasasubira kwa nyirakuru. Mama we wari uzi ko aje kureba umurambo aramuherekeza amugezayo. Bamwe mu bari bamuherekeje bazi ko yapfuye batangira kwisubirira mu byabo bavuga bati uwo twari tugiye gushyingura dusanze asimbuka nk'imara, reka twigendere tugereho hakiri kare. Gusa bamwe bari barakajwe no kuza bizeye ko baje gushyingura bagasubira batabikoze. Si uko bashakaga ko umwana apfa, ariko babonaga baziye ubusa cyane ko bari basize imirimo yabo, bateze mu modoka ku mafaranga, kandi si imodoka imwe, bari bateze ebyiri kuko imwe yagiraga aho ihagarara bagatega indi. Aha rero niyo ibibazo byari bigiye gutangirira. Umuriro wari ugiye kwaka hagati ya Dative n'abo mu muryango wo kwa se w'umwana, ndavuga kwa nyirakuru, kuko nyine nubwo yari yarabyaranye n'umusore waho ariko ntibabanaga. Yabajije Kerenia ati niko muko ugatinyuka ukabika umwana wanjye akiriho, umwana wanjye urabona atari muzima, warangiza ngo yapfuye uragapfa wenyine umureke? Erega rero wahamagaye wafuretse utuma nanjye ngwa mwibase y'amazi ameneka wongera gupfa nziza uwo munwa wawe uvuga ibyo upfuye kubona. Umwana wanjye nta kundi mumuteye umwako, murabinyeretse mwifuza ko apfa. Kerenia yabuze icyo avuga, areba hasi. Dative akomeza kumusakuriza amubwira ati oya nsobanurira ukuntu watumye mbwira abantu ngo umwana wanjye yapfuye kandi ari muzima, nkabakura mu mirimo yabo tugakoresha amafaranga dutega mu modoka kandi uri kudukinisha. Wansuzumaga ngo urebe ko mukunda se? Yarahindukiye abaza umwana we Munezero ati Muneze ntiwaje hano ari wowe ubyihitiyemo? Nigiye wakubwiye ngo uze kwa nyogokuru, ntiwaje ubishaka? None bari kunsuzuma babeshya ngo wapfuye ngo barebe uko nitwara, ngo barebe ko ngukunda koko. Nuko nyine murabibonye, muba mushaka kumparabika. Kerenia yatangiye kuvuga ati ariko rero wareka nkagusobanurira. Dative yahise atera hejuru ati unsobanurira iki? Ye umwana wanjye ko nsanze ari muzima, kuki utahise umpamagara nanone ngo umbwire ko yazutse? Ye uyu ni umuzimu se cyangwa koko yapfuye arazuka? Ariko uzi ko mwangize ikigoryi? Ibaze ko wambwiye ngo arapfuye mwamujyanye kwa muganga, kuki utongeye kumbwira ko yabaye muzima? Wenda yagize ikintu akomeza agira ati wenda bamwe bagasubira bataratega indi modoka, ubu se apfuye nakongera kubona abo kumperekeza. Yumvaga yakubita Kerenia nabi wabo bose, abo kwa nyirakuru wa Munezero nyine ari nawe ari kumubera nyirawe ko yaramukabanye n'umuhungu we wamuteye inda bakabyarana Munezero, ariko akabura ahera. Yari imyoje yagiye gusubira inyuma. Umwe mu bana bakuru, mbese bakuru ba Kerenia witwaga Vestine, yaramwegera aramubwira ati dati ihangane pe, nanjye ibintu bikubayeho byambabaje kandi na Kerenia yakoze amakosa akomeye. Ni ukuri nta kintu nanjye ndi kumva mu byo ari kuvuga byose, ariko rero ntega amatwi ibyo mvuga mbivuge bose bumva, hato utazagira ngo nuko umwana we tumwifurize nabi. Uyu natwe ni umwana wacu, tumubereye ba nyirasenge, abandi ni base wabo, rero ihangane unyumve. Muneze igire imbere nkwibarize, ubundi byagenze bite ngo ugwe muri uriya mwobo ungana kuriya? Munezero mu ijwi ry'umwana ukiva kwa muganga yaragize ati
nyine ukuntu byagenze twari turi gukina saye ari twe tugezweho ngo twihishe. Nagiye kwihisha rero mpita mbona umwobo ariko hejuru hariho utubaho. Naseseye munsi y'utubaho ngira ngo nakoba gato nsumba, ariko nkinjiramo nahise numva ndi kureremba mu kirere, nashaka gukandagira hasi simpagere. Uretse ko nibuka ko nanaganaga mu kirere, ni ukuri nta kindi nzi. Nisanze kwa muganga ndyamye, iruhande rwanjye hari avuga wari umurwaje. Mubajije uko nageze mu bitaro nsobanurira ko naguye mu mwobo muremure cyane nkagwa muri koma, ariko nari nkibyibuka nyine kuko naguye mu mwobo mbyumva. Icyo ntumvise nuko nageze hasi, uko nakuwemo nuko nagejejwe ku bitaro. Yarahindukiye areba mama aramubwira ati mama wikomeza kubasakuriza, nanjye nari nzi ko napfuye. Iyo mama bishoboye nari guhita nguhamagara nkakubwira nti ndapfuye mama, ni ukuri nari napfuye burundu. Gusa nakangutse numva umutwe uri kundya gahoro gahoro, ariko nyine nari mfite n'imiti igabanya uburibwe. Vestina yaramushimiye abwira Dative ati urumva ko nawe ari kumva ko yari yapfuye, ariko ibaze kugwa mu mwobo wa metero 15 ntupfe. Urumva atari Imana yamuramiye? Uzi ko nanjye habuze gato ngo nguhamagare. Nuko nyine bitari byakemejwe na muganga, kuko burangiye sinapfa kwemeza ko umuntu apfuye akoze impanuka kuriya. Akenshi usanga umuntu uguye nka kuriya ahungabana nka Munezero ariko agakira. Hari umuntu nzi nawe wakoze impanuka y'igare agwa ahantu harehare cyane, bamugeza kwa muganga bazi ko yapfuye, ariko hashize nk'amasaha 2 arakanguka, bujya kwira ari kuganira n'abandi. Kandi amahirwe yagize nuko hari harimo umwijima. Buriya bari ku manywa ari guta ubwenge kurushaho, ariko ubona neza uburebure bw'ahantu. Ariko mu mwijima nyine hari ukuntu ugwa kubera kutareba neza, ukajya ukomeza wibwira ko hageze nyine gutyo. Ahubwo twari dufite ubwoba tuvuga ngo yaviriyemo imbere, kuko nawe urabibona ko nta bisebe afite uretse gukoboka ku maboko gusa. Kugira ngo rero mve ko nta rundi rwango, ihangana umwanya Kerenia gusobanura impamvu kuko atigeze guhamagara ngo akubwire ko umwana yakangutse. Dative yaratangiye gutuza, hanyuma asaba Kerenia kumubwira impamvu atongeye kumuhamagara. Kerenia yaramubwiye ati bakimara kuduhamagara ngo umwana waguye mu musarane, nahise nibuka ko umwobo bawucukuye icyumweru kirenga, bakavuga ko ufite metero 15. Navuze ntibyanga bikunda uyu mwana ntaraba muzima. Bamugejeje hejuru rero, dore ko habuze nuko yakurwamo. Ageze hejuru amukoraho bumva adahumeka, kuze ku mutima bumva wagira ngo nawe nturi gutera. Nahise nguhamagara rero ndavuga ntugomba kubimenya mu wa mbere. Ubu se ko kuretse kwirengagiza wumvaga kurira kuriya no kuvuga bikananira ari byo nari ndi kwigira? Ubaza abantu b'inaha bose ko batamaze kumukora mu mwobo bakarira bavuga bati gapfuye kakiri gato. Hagati aho rero ntarakomeza muze guhemba Rasta, kuko yahuye muri uriya mwobo bajya kumuzana, habuze n'uwamanukamo ngo ajye kumuzirikaho imigozi wenda tumuzamure. Nta rwego na rumwe rwari kugera muri metero 15, kandi wenda n'imigozi hari ubwo yari gucika cyangwa igahambuka cyangwa ikamukomeretsa cyane. Nawe nyine kuzamurwa ku migozi kuziritse, abantu bakakuzamura batakureba, ukagenda uhonda umutwe ku mpande, urumva uko byaba bimeze. Dative yaravuze ati noneho hamagara Rasta muhembe pe, ndumva iyo atabaho umwana wanjye ari gupfiramo. Batumye umwana wari hafi hajya kuzana Rasta aho ngaho mu rugo. Yabwiye Kerenia ati ngaho rero ndangiriza iyo nkuru neza. Gusa yari yacururutse umujinya wagabanutse. Kerenia yaravuze ati natwe byadutangaje bageze kwa muganga bagasanga ari muzima ahubwo yaguye muri koma. Abaganga batubwiye ko ashobora gukira, ndavuga nti sinakubwira ko abaye muzima kandi akiri muri koma. Njye nabonaga bari no gushidikanya. Numvaga nimikubwira uragira ngo nikugukinisha nuramuka usanze nabwo yapfuye, kuko buri umuntu uri muri koma bashobora no gupfa. Uko nakomezaga gutinda rero niko nawe yakomezaga kugenda agarura agatege, namwe ariko muri kuzina. Nabonye akangutse atangiye no kuvuga, nshatse kuhamagara muhita muhagera. Buriya mwasanze nta saha irashira akangutse. Amakosa ndayemera, ariko mbabarire kandi ntiyashyire ku bacu kuko bo ntibari bazi ko nanaguhamagaye. Bavugaga ko baraguhamagara bamaze kumenya niba umwana wawe akize cyangwa apfuye. Ni ukuri nta mutima mubi nabikoranye. Dative yagize impuhwe bitewe nuko Kerenia yabivugaga afite ikiniga, aramwegera aramuhobera aramubwira ati nta kibazo birumvikana, kandi nanjye mumbabarire kuko natombotse ngashaka kubatura umujinya. Suko nyine ntari nishimiye ko umwana wanjye musanze ari muzima, ahubwo nuko ntari ntakabyemeye ko yari yapfuye koko. Mumbabarire pe. Barangije gusabana imbabazi uwo babyaranye hageze ari kumwe na Rasta, hanyuma bashimira Rasta ko yatabaye umwana wabo akamukora mu mwobo. Uwo munsi wabaye uwirori, birangiye Dative basubira ku mugabo we mu kandi karere, uwo babyaranye akaba musaza wa Kerenia na Vestina, nawe asubiriwe ku wundi mugore yashatse. Munezero umwana wabo nawe aguma kwa nyirakuru, kandi na n'ubu ntihakiba. Ndagushimiye kuba tugiranye ku musozo w'iyi nkuru mpamo twongeyemo amagambo make kugira ngo irusheho kukuryohera. Niba nawe hari inkuru ziyafasha benshi wayidusangiza tukazayiheraho ubutaha.